Yes, impanuka ibereye Kicukiro imaze kuba yahitana bano bageni muri kureba kuri screen zanyu, banyarwanda banyarwandakazi, umva ko imyaku itabaho. Uyu muryango rero wari wishimye uvuye guserebura imyaka bari bamaze bakundana, baciye mu rukiko, bamaze kuba bakwitaba Imana bitewe n'impanuka yabereye Kicukiro, aho imodoka itwara amavuta cyangwa se imodoka itwara ibikomoka kuri peteroli yari igemuye ishyiriye sitasiyo yayo yakoze impanuka, abantu benshi barapfa, abantu benshi barakomereka, yewe n'amamodoka menshi arahangirika, amamoto arangirika, imihanda irangirika, ibikorwa remezo muri rusange bigenda byangirika. Abanyarwanda banyarwandakazi rero nk'uko muri kubibona hano, ni umuryango wari wishimye, wari ugiye gutangira ubuzima, bameze neza, barasezeranye kuzabana, bakazabyara, bakarera, ariko impanuka itumye batabana, bose bapfiriye muri iyi mpanuka. Banyarwanda banyarwandakazi rero, mureke mbanze mbashyiriremo videwo ntoya ndetse n'abatangabuhamya y'ukuntu iyi mpanuka yagenze, ubundi uraza kuba wamenya ukuri, ariko uvuga uti iruhuko ridashira kuri bano bose, Imana ibahe iruhuko ridashira. Ubwo ngubwo tugiye tubona ikamyo ituruka kuri kiriya kigo gicuruza imodoka imanuka kuri gare Nyanza yerekera ku karere, igeze haruguru y'akarere yagize ikibazo cyo gucika feri. Hanyuma ikimara gucika feri imanutse yirukanka, abantu bose bari mu muhanda, abamotari n'imodoka zamanukaga, izo zose izihereyeho igenda izigonga. Hanyuma igeze kuri sitasiyo ihasanga imodoka yari iri kuri sitasiyo, ibiyirengeje umuhanda n'abakozi ba sitasiyo, abo bose bagendeye muri iyo mpanuka. Igeze kuri etaje yo munsi y'akarere kuri sitasiyo ihita igenda yinjira muri sitasiyo. Ni ukuvuga ngo igize ikibazo cyo kubura feri, nuko natwe twabibonye. Ubonye babiri, ngewe mbashije kubona abantu bapfuye, mbonye abantu 6, kuko hari abagaramye mu muhanda, hari abo bateruye bajyanye begeje ku ruhande, abo nibo ngewe nabashije kubona 6. Abo utabonye urakeka ko ari bo benshi? Abo ntabonye sinzi umubare wabo, ariko abo nabonye ngewe n'umubare wanjye n'amaso yanjye ni abantu 6. Yego, abakomeretse bo ntabwo nzi umubare wabo. Iyo modoka yari bwoko ki? Ni imodoka itwara amavuta yo mu bwoko bwa benzi, yo muri ya Merezi. N'ubundi yari yajyanye kuri sitasiyo? Sinzi niba yari yajyanye kuri sitasiyo, ariko ni itwara esanse y'umugabo bita Merezi, yanditseho Merezi kwa. Yego. Gamakeya ngewe narinutse Nyanza, mfite umugendo mujyanye i Remera, inyuma nyaturuka hoho ivuza amahoni. Okay, ngewe nkunda kureba muri televiziyo cyane. Muri televiziyo mbona imodoka igenda ikubita amatara, ndavuga ni modoka ishobora kwicira feri. Ko hoho hano bushize yakoreye impanuka, bagonga n'umukobwa wari inshuti yanjye witwa Gastorange, arapfa. Iki niki iramushyingura. Iyi mpanuka ari ikintu kiteye, ikintu cy'umwihariko, iriya kamyo n'uwabikoze ntabwo yarabigambiriye, ariko ni amaferi yisha abantu. Abo mbashe kubona mu muhanda gutya ni 8. Gusa nubwo abantu bari gutanga ubuhamya y'ibyabereye kuri iyi mpanuka, abari bahagaze ntabwo bari kubasha gusobanura neza abantu bashobora kuba baguye muri iyi mpanuka. Iyi ni impanuka yaje itunguranye cyane, kubera yuko yari imodoka nini isa nkaho yacitse amaferi, iza ivuza amahoni cyane, iri kugenda igonga imodoka zigiye zitandukanye ndetse n'abantu
bagiye batandukanye. Ni impanuka rero yabereye Kicukiro yakomeje kuvugisha abantu batari bakeya bitewe n'abantu bahaguye. Rero hakaba haguyemo na bano bageni muri kureba muri zino sikirini zanyu. Mbibutsa neza ko bano ntago ari abanyarwanda, bari abanyamahanga bari baje kwibera mu gihugu cy'u Rwanda bamaze kuba basezerana. Iyi nkuru rero yakomeje ivugwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ndetse n'imiryango yabuze ababo, tubihanganisha cyane. Ariko polisi y'igihugu ishinzwe umutekano mu muhanda yagize iki ibitangazaho. Polisi rero nk'uko bisanzwe ni ukwihanganisha abaturage babashije kuba babura ababo ndetse n'imiryango ndetse n'abantu bari bafite ibinyabiziga byangiritse. Ku ikubitiro abantu baburiwe ubuzima muri iyi mpanuka. Imiryango yabo babihanganishije kandi baza no kuvuga ko bari buze kugumya gukora iperereza ryimbitse kugira ngo baze kuba bamenya neza niba umushoferi watwaye iyi modoka ataba yakoresheje ibiyobyabwenge cyangwa se yanyweye inzoga, dore ko mu mategeko yo gutwara ibinyabiziga ibyo kunywa inzoga uri butware bitemewe. Rero igenzurwa riracyakorwa kugira ngo barebe nimba hari abandi bantu bashobora kuba baguye muri iyi mpanuka, ariko nanone abantu bo bakomeretse ari benshi. Imodoka nk'uko mubibonye zari nyinshi zaje kuba zatabara ndetse n'abantu bahuruye bari kugenda bafotora akantu n'akandi nk'ahantu habereye koko impanuka. Iyi ni impanuka rero ziri kubera muri Kigali, biri guterwa ahanini n'imodoka nini kuko biri kugaragazwa cyane na polisi y'igihugu ishinzwe umutekano mu muhanda ko imodoka nini cyane cyane imodoka za hoho zikomeje gukora impanuka nyinshi cyane kurenza izindi modoka. Iyi ni impanuka rero yabereye Kicukiro, aho nk'abanyarwanda tugomba gusaba inzego zibishinzwe kugenda bagenzura abashoferi niba kuko mbere yo gutwara aya makamyo cyangwa se zino modoka nta bindi bintu by'ibiyobyabwenge baba bafashe. Bakakwiye kuba babanje gupima, tuvuge nimba y'ikigo gishinzwe kwikorera bino bicuruzwa bigiye bitandukanye ariko kikaba gifite abashoferi, byaba ari byiza cyari igitekerezo cyanjye cyiza yuko iki kigo gifite bano bashoferi cyakabanje kubanza gupima bano bashoferi bakareba nimba nta zindi mbaraga bafite cyangwa se nta bindi biyobyabwenge bashobora kuba bakoresheje, kugira ngo haze kurindwa neza umutekano w'igihugu ndetse n'uw'abanyarwanda muri rusange, kuko bimaze kugaragara neza ko abenshi mu bakora impanuka hano mu mihanda ni abantu baba bamaze kuba banywa inzoga cyangwa se bafite n'umunaniro ukabije. Ikindi nanone ku munaniro ukabije, abashoferi benshi bakora igihe kirekire ntibabone umwanya wo gusinzira. Abakoresha babo ugasanga bari kwifata bagakoresha abakozi amasaha y'umurengera, abakozi ntibaruhuke, bikaba byabaviramo nanone gukora impanuka. Nk'inzego rero zibishinzwe zakakwiye kwiga kuri kino kibazo kuko abantu turi kubabura ari benshi biciye mu mpanuka. Turi kubura abantu benshi cyane ndetse n'ibikorwa remezo bikagenda bikahangirikira, abantu benshi bakareka gukoresha buno buryo bw'imihanda. Banyarwandakazi rero, nyuma y'uko mwumvise iyi nkuru y'akababaro, impanuka yatwaye abantu barenga 6
ndetse abandi barakomereka. Urumva ko hari hasigaye gahunda yo kureba ko asirasi ishobora kuza kuba yareba uko igomba kwishyura aya mafaranga ataba ari kagiye kwishyurwa kubera iyi modoka. Ni byiza rero bamotari, abashoferi, yemwe wowe ufite kampani itwara abagenzi, kwibuka kwishyura aya mafaranga ya asiranse, kuko urumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Urumva ko rero polisi ni ukwitiza igapima byagenze gute, ese ninde wakoze amafuti, ninde waviolatinze amategeko y'umuhanda, kugira ngo baze kureba niba nanone izo modoka yagiye igonga koko nimba ari ikibazo cya feri, cyangwa se atari uko iyi modoka yitambitswe, cyangwa se abantu bari batwaye bari bari kumwe bakaba bashobora kuba aribo bakoze amakosa. Amakuru rero yaragezweho ano masaha yari aya ngaya. Mwakoze kubana nanjye, nitwa Tsinda. Mukore subscribe aho hasi, Imana ibahereze umugisha.